ndibaza ninde wantambitse mfite umuvumo unsubiza mu byaha unyumvisha ko mu rugo ari aha mu by'isura byumva mu kindi gitero ndibaza yes noneho kuri ino nshuro turagarutse kuri ino nshuro ngira ngo murabizi ko amareyagisiyo ntabwo mwaherukaga ariko kuri ino nshuro hari umuntu wadushituye hari umugoboyi wadushituye noneho umugoboyi nawe urenze cyane bamwita Polyvalent umugoboyi ukaze cyane yagarutse ababwira ngo bya bihe murabizi ko yahondaguye cyane boro yaje ikabikora amayeri murabizi ko ari yeruka agarutse muri mu ngoma bya bihe ni ingoma irenze cyane ni ingoma ikaze cyane ni holy drill nkuko ajya bikora murabizi no kuko uriya nawe ni umuntu usenga ni umukoboyi nawe w'umugangster gangster urani gospel gangster ubona ko kabisa akunda kugaragaza ko n'ibintu by'amagospel ashobora kuba yarari no muri korali sinzi n'akirimo ariko ni umukoboyi ukaze mu myandikire ni umukoboyi ureba kure ariko kuri no nshuro agarutse dukubita ingoma bya bihe Polyvalent shout out man urarenze ufite abafana mukoboyi kandi ibintu ukora it's good dari wa none tuje kuriyagita kuri no ngoma kandi ngira ngo mwayibonye ni ingoma ikaze cyane kuko nayo ni ingoma igiye gukora ibintu birenze inanga kuko ni ingoma ishobora kugarura umuntu ni ingoma ishobora kugarura umuntu watanye cyangwa se yantama yarayobye nkuko wa muhungu mubizi ko yaje kugaruka ndetse sakamwakira bikomeye ubwo rero nawe aba yibaza ati akumbuye bya bihe kubera ko abavuga ati aba yirefeye avuga ati niwe byabayeho ariko ntago ari we nk'umurapa nawe aba yabyishyize ariko ntago ari we kubera ko aba ari kurabura isi muri rusange abavuga ati kweri bya bihe twanyuzemo twarasengaga tukiri abana none dore turakuze ibyaha bibaye byinshi turakuze none bibaye icyaha kweri none akavuga ati kweri icyansubiza muri bya bihe mani ishobora byose akavuga ati rwose ubu ngubu njya gucika igikundi kibi ejo nkakigarukamo najyamo nababwira ibyo gusenga bakantuka bakambwira ati uwo mwanya ntabwo babona ahubwo bakambwira bati tugende twifatira ibikoresho bakambwira ati twinywera ibyuma nanywa fanta bakantukagura nibyo bintu yaje asobanura hano kubera ko uyu mugoboyi nawe areba kure Sharawuti arabizi kuri hano Life World TV turamwemera cyane Polyvalent kabisa inongoma nayikunze cyane inongoma nayikunze niba nawe wayikunze ugende ushyireho gutya muri comment kandi unatubwira ati iyi reaction wakoze ntabwo yari ngombwa cyangwa se tubwira ati iyi reaction yari ngombwa kubera ko uno mugoboyi nanjye nababeshye ndamufana kweri ingoma herutse amayeri narayikunze cyane nino ngo nkiyumva nahise nyikunda kuko irimo ubutumwa cyane irimo ubutumwa noneho buganisha no kujya zajya mu ijuru kubera ko hano arimo kutwerekwa buryo cy'umuntu agenda atanakongera akagaruka uyu munsi bagiye gusenga uyu munsi shitani yahise abizamo ntiwajyayo rero kuri no nshuro kweri reka nze n'uwumvishaho gajya kubera ko video irahari uragenda uyirebe kuri channel ya Polyvalent noneho uyikurikirane bya nyabyo ni video urenze kandi urabizi Polyvalent nawe ntabwo ajya yipanika ntabwo uri busangemo ibuna by'abakobwa ntabwo uri busangemo ibintu byinshi nta kavuyo kaba karimo ni umukoboyi nawe utuje cyane ni umukoboyi udakabiriza ahubwo we akaguha ikintu bita vase zirenze kandi vase zishobora kugira umumaro ntago ari bya bindi abantu baza bihondagurishwa ngo babahaye diriri bagiye kubyinamo bahondaguyemo ibyo babonye ntago ari we Charlotte kuri Isinova no mukowe nemera ubwo rero reka tuze nabumvaho gajya kugira ngo after wenda tugaruke tugire n'ibindi tubivugaho kubera ko ino ngoma reka mbanze mbabonge wenda muraza kwireba kuri Polyvalent ariko reka mbabongeho gake yibagirwe ikurusha imbaraga
ndakwizera inzira mbere mu nshuti zanjye gukora ibyaha nibyo kikurusha imbaraga mu nshuti zanjye gukora ibyaha nibyo birenze bifatwa nk'icyaha naho iyo usenga utukwa ibitutsi amazina wakwita si wese gusema abone no tumana amanywa nijoro nzakeburwa nanjye cyubasha kandi wumvise ko mu bantu bahorana cyangwa se ahantu ibintu biterendinga ngo ari ibintu by'ibyaha iyo uzanye ibyo gusenga ahubwo ngo bahita bakubwira ati wapi ntabwo biri buze gukunda uretse bumva nabavamo ndagenda ngasezerana cyangwa ngasubira inyuma waba utamurataha agakiza noneho arabacika amvuga agahita agaruka noneho byaramushobeye kuki ngenda noneho nyuma nkatera intambwe isubira inyuma kandi igikundi nari nagicize reka duzera ariko reka tuyitangire dutangire gitangize tugire tubanze twumve uruko mbyutse ndarira nkabona ngakora ibigize icyaha banizwe n'iki ndabizi bizanyica nubwo bikajya kuryoha ndibaza ninde wantamitse juju umuvumo unsubiza mu byaha unyumvisha ko mu rugo ari aha mu by'isi urabyumva mu kindi gitero aragira ati ibyaha kabisa bikomeje kumuryohera kandi arabizi yuko iherezo riraza kuba ribi cyane kuko baraza kumutwika ubwo rero aragira ati ni ibiki byamuteye bituma yongera gusubira inyuma asubira muri bya byaha reka ze none abisobanure mu gitero agiye guhita abahereza nk'uko abibabwiye iyo kiranirwa ngo yibagirwe kurusha imbaraga ndakwizera inzira mbere mu nshuti zanjye gukora ibyaha nibyo birenze bifatwa nk'ishema iyo usenga utukwa ibitutsi amazina wakwita si wese gusema abone no ni ukuvuga ngo inshuti afite cyane ngo nizo bakora n'ibyaha nawe iyo yajemo gusenga ngo ntabwo biba bigikunze kandi niko bimeze ntabwo beshya tumana amanywa nijoro nzakeburwa nanjye cyubasha kandi sinabavamo ndagenda ngasezerana cyangwa ngasubira inyuma arabasezera igikundi akakivamo ahafuta noneho ahafuta ejo akaba aragarutse akavuga ati kweri ko numva atakinyishe kweri ubu ngubu akaba asubiyeyo urumva abantu b'iki gihe nako ukuntu umuntu ari umukaritazi nawe afata icyemezo ejo akakivaho uretse wumve waba utamurataha agakiza yongera nyoboka ibyaha byiza muri iyi nshuro se ninde wagize ko nta yindi nzira ngo yari yaravaje agakiza aragata nkaho ibyo bidahagije na pizza arongera arazirya urumva na pizza arongera arazirya aribaza ninde uzamukiza noneho ndasenga ntirigere no ku gisenge tuje ndibaza abuze ubwenge guta icyuma kiryohera kurusha fanta wabuze ninde ko yari aragira ati kweri kuki fanta isigaye irura nkumva ko icyuma aricyo kiryoshye ubundi ubwo nta birozi birimo kweri kugira ngo ibibishye mbyumvemo ibiryoshye none ibiryoshye mbyumvemo ibintu bibishye nicyo kibazo arimo kwibaza ibyabonaga ibyiza byarahumye uzagira undangira ubahumye isoko y'imigisha yarakamye mu nyanja y'imivumo ijisho ngo ryabonaga ibintu byiza ryaje guhuma bashaka umuntu amuhumure bikora ntagera nziko bisira ngira ngo ngaruke nkabura inzira hanyuma basije zimurikira icyo ntabwo guhora ndira noneho ngo abikora avuga ati aragaruka kumbi mu kugaruka akabura aho anyura avuga ati ndaza kugaruka ntawazi kandi ibi bintu koko nibyo urumva umuntu akora ibintu avuga ati ntawazi ndaza kwihana cyangwa se ngo
ukamanika agati wicaye, mu kukamanura biba ari urundi rubanza hano. Niyo mpamvu mirimo umunaniro yamirimo muri za ndirimbo amasengesho haki ya Mungu ndugu ninasili ukuri ko kuri mu byawe amusori nageze kwa Messi yambere urumuri namenye ko nari narayo inzira muri novaze ndurumva ko agarutse avuga ati noneho bya bintu naje kubicika ikikundi naje kukivamo ubu ngubu noneho nasubiye mu gakiza naje kumenya noneho umurengezi naje kumenya umukiza Yesu ntabwo ajya yanga umuntu ugaruka Imana iduha igenda itwongerera agahe ikavuga ati garuka niwe wisubiyeho. Yaje kubimenya rero asubirayo aranakirwa bikomeye, yakirwa hariya rwose nk'umushyitsi mukuru. Ubu ngubu kurira yarabicitse kweri. Ubu ngubu noneho ni imigisha. Ubu ngubu arira amarira y'ibyishimo, noneho ntabwo akirira kubera agahinda k'iyisi. Yaje kubicika. Nawe rero gira uhinduke kugira ngo yamarira noneho aze kuba ibyishimo kweri. Rora haragira ati amaguha n'ubundi ntajya abura mu gihe tukiri hano mu isi, n'ibyo bibazo ntibibura. Ari nubwo abasenga ari bo banahura n'ibibazo cyane, ariko ntibikaguca intege. Shitani nayo biri aho, abanzi nabo bakungamo bakavuga bati ubundi ko yarangiye, ubundi nanashaka apfe. Ibyo tuzabona Yesu agarutse gutwara be ntibigereranywa. Urukundo rw'ineza n'imigisha myinshi bitugera hejuru n'amanywa. Abona dusangira amaharagwe bakumva n'ukubirwa siko kuri. Duhurira kenshi yo mu birori batazi ngo twihanira hepfo. Baducira imanza iyo bataramye basenga batubona ibyarohamye. Ibyo badushinja ibyaduhamye gusa. Wumvise abanzi babara bavuga bati ubundi bapfe birangiye cyangwa se banagwe mu mazi baruhame, kandi ntago bishoboka uri mu Mana ntawazi. Hari igihe kimwe bizakemuka abaturukaga bagaceceka, icyo gihe rurema nagaruka n'ibidashoboka bizashoboka. Mu kugaruka kw'Imana n'ubwo hari ibyo azahindura, n'ibyo twumvaga ko bitashoboka ari ibyo twumvaga ko ari ibintu birenze cyane, bizahita bikunda kubera ko niyo ishobora byose, niwe murengezi, akora ibyananiranye. Ibyo twumvaga ko bidashoboka bitabishoboka. Uyu mukobwa Paul Fire shout nanone shout man, shout kweri, komeza ubikore. Uri mu bakenewe muri ino si kugira ngo tugire ibintu duhindura hano. Mumbuye bya bihe byabanje nicyo kintu yavuzeho. Twifuze gusubira ahantu heza twari turi, wikwifuza kuguma kurohama, wikwifuza kuguma ahantu azatuma ugwa mu rwobo. Subira muri byabi, subira ku mizi, back to roots. Cyagiye wari umeze neza kweri, gerageza usubire. Iyo ngoma murayizi yo bita back to my roots, subirayo niba uzi ko waje kuyoba, subira handi wari uri, byari byiza cyo. Iranirwa ngo yibagirwe, geraho imuruje imbaraga yakwifuza muri iyi minsi ya mbere.